turabasuhuje bakunzi ba MPUMURIZA TV, twongeye kubaha ikaze kuri iyi sheni, twongeye kubararikira kubana natwe muri uyu mwanya. Tugiriwe umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana, Imana yahamagaye kandi yahagurukije. Iyi ni ya sheni rero yo guhumuriza imitima yacu y'ibintu duhura nabyo byinshi cyane bitandukanye. Aka kanya rero tugiye kwakira umukozi w'Imana ngira tuhereze ihumure. Birashoboka ko wahuye n'igikomere cyangwa se ibikomere kandi ugahura nabyo mu nzu y'Imana, nyamara ariho wari gukirira. Ariko aka kanya tugiye kwakira umukozi w'Imana dufashe, hanyuma yongera kubwire icyo wakora, ihumure, yongera kugezeho icyo Imana imuhaye. Afite message kuri wowe wakomerekeye mu rusengero cyangwa se mu idini cyangwa se mu nzu y'Imana. Tega amatwi, ni karibu umukozi w'Imana. Ndishimye cyane kubw'ikaze mu mpaye kuri Humuriza TV, sibyo? MPUMURIZA. Iri zina ndabanza nze kurivugaho. By the way, nshimye izina mufite. MPUMURIZA. Ndeba mu maso nkubwire. Kimwe mu bintu isi ikeneye nk'umutungo ariko yabuze ni ihumure. Yego. Buretse nitwa Bikem cyangwa se kubera maninye ngira isoko y'ibintu byinshi byo kubwira abantu. Hari igihe nshidukanye nari byo byahise biza imbere. Izina ryahise riza. Kubera ko ari ubwa mbere ngeze hano kuri iyi televiziyo. Nitwa Bikorimana Emmanuel cyangwa Bikem. Ndumujene nkorera umurimo w'Imana muri ADPR. Ndishimye rero kubw'ikaze mu mpaye hano kuri MPUMURIZA TV. Izina ryanyu ryahise rinkora ahantu cyane. Niyo mpamvu nihutiye kugenda ndi komanta mbere yo kubanza kwivuga. Nuko iri zina riraremereye kandi rifite agaciro, rifite n'icyubahiro cyane. So rero ndanezerewe cyane, ndishimye ko mumpaye ikaze kuri MPUMURIZA TV. Murakoze cyane. Bikem cyangwa se Bikorimana. Turashaka utuganirize, uduhe message udufitiye ku bantu bafite ibikomere. Yego. Bakomerekeye mu nzu y'Imana. Yego. Bakomerekeye mu idini. Uyu munsi ntabwo twitaye kurya ari ryo ryose. Yego. Oya, idini cyangwa se urusengero mu nzu y'Imana. Yego. Hari abantu bakomerekeyemo. Uyu munsi wa none niki Imana yakubwiye kubabwira kugira ngo imitima yabo yongere ifunguke? Hari ikintu nshaka kukubwira brother confiance. Mu nzu y'Imana ni heza. Ariko muri iyo nzu nziza hicayemo ibikoresho byiza n'ibibi. Sinjye wa mbere ushobora gusuzugura ibibera mu nzu y'Imana. Na Yesu yigeze bimubaho. Areba abigisha be ndetse abaha icyo twakwita romarike na gasopo, abatungira n'agatoki. Ati murabona bariya bantu bahora hariya imbere, bahora bicaye umugusiro w'ibitabo bandika, bagenzura n'iby'amategeko, banababwira ngo murajya mugenda gutya A Z. Ati ndabasaba kujya mwita cyane ku bintu bavuga, ariko nimugera mu bikorwa mu batera umugongo ntimukore nkabo, kuko ibyo bavuga n'ibyo bakora biratandukanye. Idini ridafite Kristo, aho kuryicaramo wakwifuza kwicara kwa Satani weruye. Sinzi nimba unyumva. Ndabyumva cyane. Ugize umwaka ugakubitana n'idini, koko nyine idini ritarimo icyubahiro cy'Imana, ritabitse itorero rya Kristo, ushobora gutangira guhita wicuza impamvu wakijijwe, kandi ubundi si ibyo kwicuzwa, ubwo nibyo kwishimira kuko ari intsinzi y'ubuzima. Aho uranyumvise? Ndakumvishe cyane. Nkubwire utuntu nka dutatu cyangwa tubiri. Yego. Ubundi igisobanuro cy'idini, idini irakwica ntiguhambe. Yego. Irakwica ntigire ute? Ntiguhambe.
idini iraguheka ntigusimbize. Gatatu, umupfu wo mu idini ahora yibeshya ubugingo mu itorero rya Kristo, kandi itorero n'idini biratandukanye. Hari ukuntu ugira gutya ugaturuka mu isi y'ibibazo, isi y'ibyaha, isi yakubeshye, yakubase. Meruka kubivugira kuri Zaburi nshya. Ukaza mu nzu y'Imana nk'inzu y'uburuhukiro waruguyemo, waruhisemo kugira ngo hatabarirwe n'ijuru, uhabonera ubuzima n'ubugingo, maze ugahusha ukagwa ku kirura aho guhingukira ku ntama. Muri first impression yawe yo kwinjira mu rusengero ugakubitana n'umushumba wahindukiye ariko utarahindutse, uwo nguwo agutangiza inzira nshyashya y'umusaraba. Hari ukuntu uva mu buzima bw'ibyaha ukagwa ku musore wo mu rusengero, unaririmba we, unakubita soro neza abantu bagafashwa, unakina ingoma neza, none ukagira ibyago ukagira ngo uhuye n'umuntu ugiye kukomora igikomere watewe n'umusore udasenga, udakijijwe. Kumbe uwa mbere yaragusambanije gusa utabishakaga, none uwo mu rusengero mu kubitanya yaragusambanye agutera n'inda na sida. Ari uwo mu rusengero, ari uwo mu rusengero. Dufite ingero z'abantu benshi bakomerekejwe n'inzu y'Imana, kandi ubona inzu y'Imana nyayo ishinzwe kuruhura abantu, kuko Yesu yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe, yego, nimuze mugira uti muze munsange ndabaruhura. Ndashima umwami Yesu Kristo wenyine ko ari ujya ubasha kudufata isi yadutereranye, n'amadini yadukubise akaduhondagura, twagera kuri Yesu akavuga ati bana banjye nimuze ndabazi, muze mbacumbikire. Isi yatwimye icumbi wajya riduha. Haleluya, amen. Ushobora kuba uri kureba kino kiganiro, yes, ufite agahinda gakomeye watewe n'umushumba runaka, ufite igikomere watewe na mwarimu kuyobora we, kubona mwarimu agusenyeye urugo, kubona mwarimu agusambanirije mu biro, ukabona itorero ntiri kureba, ntiri nakwitaho, kandi bazi n'ibibazo ubana nabyo, aho kugira ngo bagufashe ahubwo bagora bagucyurira kuri umunyabyaha. Ushobora kuba umwana w'umukobwa wakuze nk'uko abandi b'abakobwa bandi bakura, ariko ugeze mu nzu y'Imana wahurira n'ibyago bikomeye, uhahurira n'ibikomere, uhahurira n'abasore babiwe, uhahurira n'imbobo. Mu rusengero bamwe imbobo, naho mu rusengero bamwe abapagani bo mu rusengero biyorosha ishusho yo kwera, kandi ari amasega cyane, yiteguye no guconshomera intama zinjiye. Sinzi igikomere cyawe aho cyubakiye, sinzi umubabaro wawe ukungana, sinzi agahinda wagize ukuntu kangana, ariko ngufite message nshaka kuza kukubwira. Kwiheba kwawe no kwigunga birumvikana, ndetse hari n'igihe uba wicaye mu rusengero ukabona abantu barigisha, ukabona bamwe bararize, nawe ukifatikanya nabo kurira. Rimwe na rimwe tukaba twatekereza ko warize kubw'inyigisho nziza, kandi ari igikomere cyawe wibutse. Yes, confiance. Ibyo birashoboka cyane. Ushobora kuba mu nzu y'Imana abantu baririmba ukarira ugira ngo ufashijwe n'indirimbo, kumbi bakwibukije igikomere wagize, ako gahinda kabaho, uwo mubabaro ubaho mu rusengero. Ndashaka kuza guha message abantu bakomerekejwe n'inzu y'Imana, abantu bakomerekejwe n'abashumba babi, abantu bakomerekejwe n'abaririmbyi babi, abantu bakomerekejwe n'abantu bo mu rusengero bari bizeye babafitiye icyizere ko bazabambutsa inyanja itukura bakabageza i Kanani, ahubwo kugira ngo babajyane i Kanani bakabasiga mu nyanja. Abo nibo nshaka kuza kuganira nabo muri utu tunota dukeya mfite. Wenda tuzongera tuganire, dukora igice cya kabiri cy'ikiganiro, ariko ndagira ngo mbwire abantu ko Imana Data wa twese uri mu ijuru, Yesu Kristo, yatsindiye isoko ryo kuruhura abarushye n'abaremerewe. Amen. Abitangaza nk'itangazo, aravuga ngo mwese. Umva, Yesu yavuze ati all, ntiyigeze aselegisiona, ntiyigeze avuga barebare,
ariko twebwe hari insengero twagiye twinjiramo bakavuga ngo kubera igihagararo cyawe ntukwiye kuba kuri aka gatuti, bakavuga kubera ubwoko bw'iwanyu n'indeshyo yawe ntabwo ukwiye kuba uririmba muri iyi korari. Ibyo bikomera abantu barabifite konfiya. Hari ahantu twagiye tugera twashaka kujya kubwiriza ati hoya hano habwiriza ubu bwoko we, hano habwiriza abantu bareshya gutya. Ibyo byose byagiye bibikomere. Hari abantu bakobwa bagiye bagira mu nzu y'Imana mu rusengero baje gukizwa, aho kugira ngo bakizwe bakajya birirwa basambanywa n'abaperezida b'amakorari ndetse n'abadirija b'amakorari. Hari abapfakazi bafatiwe mu maofisi y'abapasteri, yaragiye kumwatira ati mushumba ko naguye mu cyaha wambabariye ukamfasha, ahubwo iyo biragasohokamo afite sida n'inda. Ibyo byose nibikomera abantu babana nabyo. Ariko ndagira ngo ntangarize abantu ko Yesu yatsindiye isoko ryo komora abakomeretse, aranabitangaza aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe. Haleluya. Nimuze munsange ndabaruhura. Niwe wenyine ufite uwo mwihariko wo kuruhura abantu. Reka nkubwire ukuri igikomere noneho aba ari kibi. Uzi kuganira n'umuntu kwa gatatu ukumva ubaye nk'ukomeye, ariko wagera mu rugo kwa kane ukumva birongeye biraje, serivo yawe itangiye kukwibutsa ubwoko bw'igikomere cyawe. Ndagira ngo ntange umuti muri iki kiganiro. Ushobora kuba ubana n'igikomere wakuye mu nzu y'Imana, dorere zirita benshi babiha barahunga bakava mu rusengero. Hoya mu nzu y'Imana ni heza nubwo havamo icyo gikomere cyawe, ariko haryamyemo n'umugisha w'ubuzima bwawe. Niho Imana yiteguye kugutabarira. Wiva muri iyo pozisiyo, ahubwo gira umwuka w'ubugenzuzi wo kumenya uko witwara uri muri urwo rusengero, uri muri iyo nzu y'Imana. Umuti mwiza wo guhunga ikibazo wahuye nacyo mu rusengero runaka si uguhunga urusengero, kuko urusengero ni ikintu kinini kandi n'itorero rya Kristo. Ahubwo nukubaho uri urusengero rwicaye mu rundi, kuko ni wowe rusengero ruhenze, wowe ubwawe n'umubiri wawe ni wowe rusengero rukomeye rwa Kristo. Niki navuga rero nsoza? Warakomeretse ndabyumva, wahuye n'urucantege, no muri korari usanga iyo baselegisiyonya bataguhitamo. Rimwe na rimwe bashobora kuba bafite ibyo bagenderaho kuko ari abanyamubiri, bakavuga ati twebwe twakira abantu bameze utya. Ushobora kuba warandikiye n'amakorari rwose nangahe ati ntabwo twakwemera kandi uri umuririmbyi mwiza, bakakwanga kubera impamvu z'umubiri bashingiyeho. Ushobora kuba uri umumama wabuze umugabo, wagira mu nzu y'Imana ugira ngo Yesu akubere umugabo nk'uko yabisinyiye, kuri premiere impression yawe ugakubitana n'umuntu witwa umushumba ariko wishumbye udashumbye za Kristo, akakwanura akagusiga ikindi gikomere cy'ubuzima. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nukuri kose isunga amaraso ya Yesu Kristo, isunge Yesu munambeho. Ufate Bibiliya uyigira ibiryo byawe byakumanywa na nijoro. Jya ukunda kwiyicarira ahantu utuje wumva indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, uganire n'abaririmbyi kuri televiziyo, uganire n'indirimbo, uganire na Bibiliya. Ufate Bibiliya uyihindura inshuti yawe. Nubwo hariho abantu baguhemukiye ku isi, ariko haracyari 7,000 bitarapfukamira abayari. Haracyariho abashumba beza ndetse ni nabo benshi. Nuko we wagize ibyago ugakubitana n'ikirura. Haracyariho abana b'Imana bagenzi bajya mu ijuru, wegera umuntu ukamubwira ikibazo cyawe akakubwira ati pore komera, umwami Yesu Kristo ari ku ngoma. Abo turabafite barahari. Wifata abantu bose ngo bacireho iteka ngo nuko umusore umwe yagushyizemo igikomere mu buzima. Haracyari abasore bazima. Fata kanya usenga Imana igwishurira abantu bo kubwira ibyawe. Imana igwishurira abantu bo kukuganiriza kuko barahari. Twese tubayeho nk'ingingo za Kristo kandi ngo twuzuzanye. Niba uri kureba kino kiganiro warahuye na kimwe mu ibyo bikomere navuze, warakomerekejwe n'abantu, wari wizeye, wari usanze mu rusengero ugira ngo bakakuruhura, ariko bakajya bakuvuna kurusha uko wari umeze, ndakwinginga kugira ngo wisunge izina rya Yesu Kristo, kuko niwe karuhura. Niwe watsindiye kuruhura abarushye n'abaremerewe. Yaravuze ngo nimuze mu musange. Bene data mukurikira MPUMURIZA TV, ndabakunze kandi ndabishimiye. Tuzajya dukomeza tugende tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye bitanga ihumure, ariko ndavuze ngo nimuhumure, nimukomere, umwami wacu Yesu Kristo ari ku ngoma kandi uru rugamba murimo niwe uri imbere. Yesu abaho umugisha cyane. Amen. Amen. Bikem, ndashaka kugusaba ngo usengere umuntu wese ufite igikomere. Yego.
musabira imana. Hari akantu uvuzeho mu kanya, hari abo banga kwakira mu makorari, hari abo banga guhereza uruhimbi, hari abo banga guhereza agatuti ngo nabo babwirize bitewe n'uko babareba n'uko basa. Abantu bakareba physical appearance y'umuntu gusa, bakamubona ko akwiye kuba ari mu ishyamba, kandi ari Dawidi Imana yari ikuye mu ishyamba ngize imuhesha ubwami aho hantu, ariko agakubitana n'umushumba mubi urebera mu mubiri, aho kumwakira akamusubiza yavuye. Uwo muntu ahita agwa akarambarara burundu. Ariko umwanzuro navuze ngo si ukuva aho hantu ibyo bikubereyeho, ni ukuhaguma ahubwo, kuko niho Imana yenda gutabarira abantu. Dusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye kubw'imbabazi zawe, kubw'umurava wawe ugira wo kutugira neza uko bwije n'uko bukeye. Tugushimiye kuri Imana idashobora kubeshya kandi Imana isoza amasezerano. Sengera abantu bose bangijwe, bakomerekejwe, nabo bahure nabo mu nsengero zitandukanye, bakababera ikibazo mu buzima wo kubabera igisubizo. Hari abantu baje bahunze ibyaha, baje kuri wowe, ariko bageze mu nzu y'Imana bagira ibyago, bakubitana n'ibirura aho guhura n'intama, bituma ubuzima na seve zabo bandika amateka batarakwiye kandi bayakomoye ku kwinjira mu nzu yawe. Abo ndabasengeye kugira ngo ubasure muri iri joro cyangwa se muri iki gitondo cyangwa muri aya manywa, ugende ubiyereka, ubasange, ubasubiriremo rya jambo, kandi si ukurisubiramo ni ukurikora, ukabereka ko ari we watsindiye isoko ryo kuruhura abarushye n'abaremerewe, kuko warabahamagaye ngo bose baze bagusange. Abo rero mbagutumye mbakoherejeho. Yewe muntu ukurikiye kino kiganiro, iri joro, aya manywa, uyu munsi, tangira uryame usinzire, ujye uririmba ngo nzaryama nsinzire niziguye kuko Uwiteka nzi, kandi mu ntambara zose ahora ndwanirira. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubyama.